ngiye kubwira I'm so serious kuri ibyo bintu. Chris nashaka kubwira yuko gwera uyu munsi ntabwo nshaka kuzongera kugaruka hano, ndashaka yuko unyirengagiza ukibagirwa ko twe tuziranye, ukibagirwa ko twanakundanye like maze rero umukobwa wanjye katuganira ibintu ibintu bifite imbaraga, sibyo? Maze iminsi nshaka ko tuganira nuko nari mpuze, urabizi nari mu ngendo nyinshi. ntawe uri kwiruka. Ubuzima niko bumeze. Ibi bintu ntabwo urabona aho tugeze ni heza. Ubuzima bwose warabukurikiye umunsi ku munsi. Urabizi niwe munyamabanga ngira, niwe nganiriza buri kimwe cyose. Ntabwo ncire telefone hasi. This is a serious issue, sibyo? Kuko ifite aho n'ubuzima bwawe. Urabizi ko igihe cyose nica mpangayikishwe n'icyo uzaba cyo. I know. Hari uburyo yarakureze, ariko hari n'uburyo nshaka kuzaba nk'umukobwa wawe. Hari n'uburyo nifuza kuzagusigira imitungo yanjye, nkayisiga mu maboko y'umuntu wubakitse, ku buryo niyo nava ku isi navuga ngo nsize n'ingiye ubihari. Ndagiye no kunyine urabizi yuko ndi seriye kandi ndi umukobwa wawe. Ibintu byose wambwira ugomba kubikora nk'uko wambwira, kandi urabizi yuko nanjye ndi umukobwa. That's right. So, ugeze mu gihe cyo kuba umukobwa washaka, wagira urugo. I know wagize inshuti nyinshi kandi nyinshi wagiye uzimbira, nkanakugira n'inama. Hari n'izo nagiye nemera kugira ngo ubashe kumva kuri muri mood y'umuntu nk'abandi, ariko igihe kirageze ko duhitamo inshuti kwiriye. Ntugire ikibazo pe, ngenza kuzana umuhungu mwiza ko ryo uzamure kuvuga dore umuhungu nashakaga mwiza muremure. Ni ukuvuga umuhungu nifuza ko uzagushaka mbaye ndi umukobwa nuwo nahitamo. Nyine urabizi ntabwo nagusete ugomba kuzana umuhungu mwiza ko ryo azajya yambara ukatuvuga trebye. Nyine wa muhungu twari tugendana mu nzira abantu bitavuga ngo dore wa mukobwa Kamani ukuntu afite umusore mwiza. Nanone ni wa muhungu mu gihe nkiriho tuzajya mu mapati akomeye, muri ceremony zikomeye ziri high class, naba ndi kumwe nawe bakavuga ati dore umukobwa Kamanzi, right? So uwo muhungu rero ni umuhungu wize, sibyo? Kandi wize ataravuga ngo yarangize ngo humanity ngo secondary school, high school. We achieve amashuri ye yose mu buryo bwose bushoboka, kaminuza ku buryo ashobora kuba kandida minister. Ntugire ikibazo rwose. N'ubundi ntabwo nakuzana umuhungu utarize, urabizi yuko naje ndi kurangiza university. Nyine nzasana nk'umuhungu twigana nyine cyangwa akaba afite cash yarubatse ikofe, sibyo? Ubwiza gusa my daughter hano hanze ntabwo buseringa, ntabwo buhagije. Mwiza ufite ikofe ku buryo utazicuza. Uzi impamvu? Ubuzima tubayemo wamenyereye nubwo umwana w'umukobwa utarigeze yifuza na rimwe. Noneho tekereza nagushyingira umuhungu wajyayo ukajya uburara, ukagendesha amaguru, ukavirwa mu nzu idasakaye yatubaguritse, ukaba ahantu hatari comfortable. Jewe Kamanzi nabansebye, umukobwa wanjye nabamurushye. Hari ukwiga, hari ikofi, hari na bwa bwiza bw'ubushongore wambwiye. Ibyo bintu bitatu nibyo nkeneye ko umuhungu uzagushaka. Hahandi niyo naba ndi mu mission ntazigera mpangayika ngo umukobwa wanjye agiye kunyaka iposho ya burayi. Even if nabashyigikira,
ariko nkashyigikira umuntu ugiye mu mishinga iri vast, iri huge, iri minini, hahandi navuga ngo uyu muntu ni umupatsina wanjye ariko ni umugabo wubahisha umugore wanjye, wubahisha umukobwa wanjye Brito, kuko na mama wawe ahantu ari ntazagira agahinda k'umukobwa we. Ntabwo ari wa muhungu wize gusa ngo nuko afite kaminuza, ahubwo ku mashuri, kuri bwa bwiza wambwiye bw'umusore ukubereye ushimishije umuryango wacu, hagomba kuba hiyongereho n'ikofi. Reka dede nukuvuga ko abantu bose bavuga bafite amafaranga, wenda twe twagize chance urayafite, ariko none sungu ashobora kuba yarize ariko urangiza université nyine ejo n'ejo bundi tugakora tukabana tukabona amafaranga tukayashakishanya. Rega ntabwo abahungu bose baba bafite amafaranga, kandi biranagoye kubona umuhungu ufite amafaranga rwose n'urukundo. Ubwo rero rwose kuri iyo ngingo reka tubyumve neza, sibyo? Ndabizi umuntu agira choice akumva kunza umuntu nigo nyene, kubera yuko rega amafaranga ntago ari ikintu umuntu agenda agatoragura. Kero yo turi kwiga ufite chance yo kejo n'ejo uzabona akazi, ukababona akazi keza, ayo mafaranga ukayabona, niyo mitungo yose ukayibona, ariko ntago wajya ntago wahita umusore ufite amafaranga kandi ufite n'urwo rukundo n'ubwo bwiza. Écoute my daughter, ni bangahe hano bakuba inkweto kandi bafite amalisansi? Ni bangahe amapantaro ari kugwa kandi barishe baraminuje? Erega ntabwo njye naza n'umuhungu uzi ko ejo atazabona akazi, mba mbibona yuko nyine n'ejo cyangwa ejo bundi azabona akazi n'amafaranga. Two kugendera ku cyizere kitubakitse. Sinkeneye umuhungu uza kukurushya wirirwa ujya kubira ibyuya ngo kugira ngo mwubake ubuzima. Nigi cyambere n'urukundo. I know. Urumva nyine dukundanye ntabwo twabura ukuntu twubaka ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Ntabwo bivuze ngo nyine dushakane dufite amafaranga twese, kandi urabizi ko hano dufite amafaranga nyine twaba dukoresha. My daughter, listen to me. Umuhungu udafite ikuca utarubatse kofi, niyo mwamukundana kaje nazaguhemukira kandi nawe uzamuhemukira utabizi. Ntabwo namuhemukira kandi ndabizi. Ibyo uvuga nuko nta experience ubifitiye, ndabikubwira nka nyine umuhungu njye ntabwo yamemukira kuko ndabizi yuko twumvikane rero. Hamwe no kuba ufite amahitamo yawe, ariko this time nta choice ufite. Guhitamo ni njyewe ugufite kandi ukunye kumvira nka dati wawe, okay? Sweetheart, what's up? What's wrong? Nothing. Are you okay? I'm okay. Kuwagira ngo ntabwo ari umwumbuye. No that. Nuko ntabwo yambwiye ko yabuze kandi. Yeah, maze iminsi nkwamagara n'umutabo. Yesu ndi kucyuje utamamagara. Sino bwa mbere nje hano. Ntabwo ari ubwa mbere ko agomba kumenyesha kumva kwengana na hari igihe gusanga na hari. Ahubwo sinabura karibu. Hari igihe tuvugana hano hanze se. No, come on. Baby ni njyewe, ni Chris. Ase ndi kukubona ariko ntabwo ari ngombwa ko tuvuganira mu nzu. Ikiza ndikumva twavugana hano hanze. Hanze? Chris. Sigangita Chris. Hajya ngo urashaka mwitembe. Ese mbwira iki cyakubayeho? Urashaka mwite gute? Mwite baby se cyangwa irindi zina? Chris. Ikintu ngiye kukubwira ntabwo kinyemera kukwitira amazina yose ushaka. Akaba niyo mpamvu natumye winjira muri iyi nzu. Kuko aka kanya ntabwo wemerewe kwinjira muri iyi nzu rwose. Wihangane tuvugane hano hanze kandi ngiye kukubwira. Shaka ubyumve neza utuje, ubyakirane amaboko yombi, utaza kunkuruga kunyishuza mu bindi bintu nashaka kumva, sibyo? Ngiye kukubwira I'm so serious kuri ibyo bintu.
Chris nashaka kubwira yuko guhera uyu munsi ntabwo nshaka kuzongera kugaruka hano ndashaka yuko unyirengagiza ukibagirwa ko twe tuziranye ukibagirwa ko twanakundanye like okay basi nakoze nothing baby uzi byinshi twacanye basize urukundo ngiye nagukunze urabizi neza ko nta kindi cyo nagufite Chris ndekuru no baby buri mugabo wose aba afite big dreams ariko wowe urabizi ko motivation yanjye Chris mbabarira umakanya ndekuru no baby twariganye muri kaminuza you know that I know twarakundana Chris ibyo byose ntabwo byirengagije ntabwo nirengagije ko twigaye twakundanye ariko ntabwo bigishobotse ko ngera dukunda no fuck shut up ntabwo bishobotse kubera iki Chris wamakanya ukanyumva kuko nta yindi mahitamo ufite ibintu ntabwo ufite amahitamo ariko nshaka ko ibintu tubihagarika nshaka nyine ko turangizanye like ntuzongere kumpamagara ntuzongere kugaruka hano ntuzongere kumva yuko njye nawe ndi umukunzi wawe mbahora unyirengagize umpa amahoro nifitiye ureke kuyanyambura pe kuko nanjye nta yandi mahitamo mfite Chris ndakwinginze umbabarire pe amahitamo urafite nta mahitamo mfite Chris okay look ndabizi ko nta kintu kimwe mfite pe ariko uzi ko mfite plan basi yose nari kweretse ku murongo ibintu bizagenda neza trust me akibaza urabyutse mu gitondo nta kibazo nagiranye nawe sinakubabaje ntabwo nshaka gukundana nawe kuki utekereza ko nabyutse mu gitondo mwita mvuga ngo Chris ndamwanze bigeze kuki utanyumva basi tell me basi baruma amahoro amakosa biragukosorwa babe nakureba kimwe cyose ku bwawe baruma amahoro kuko nanjye nta kindi mfite cyo gukora Chris amahoro pe ndeka pe ndeka Chris taha kuko nta kintu cyo mfite cyo kukubwira ife mwanzo nawufashe nta kintu mfite cyo kurenzaho Chris okay Chris no Chris mbabureke basi umba haguru listen fata kuno kuboko nushaka kugushira kungiye mu mama Chris mbaburuke ntabwo nshaka Kiwambura ugahaguruka ko nagukeneye ngataha Kiwagura Kinatigira ufite cyo kuvuga nari cyo ufite cyo gukora ufite kuba nagiye kuko nzakora icyo ngo mwibagire ukuti koko papa yakunda amafaranga Yes, my love. Hi. Hi, how are you? I'm okay. How are you doing? I'm okay. Mwize guteze mukobwa mwiza.
meze neza ariko gahunda yanjye uri kuyica pe. Urabizi yuko papa wanjye aba ari bize. I'm very sorry nagize ikibazo imodoka batinze kwikura mu garage. Ariko ndi hano hafi actually niba yuka aka coffee shop twanyweye icyayi bushize last time iwanyu. Yego. Niho nari ngeze ibyo byose uri kumbeshya imodoka ndabizi ko udafite imodoka imwe kubera icyo wategereza iyo ngiri mu igaraje kandi urabizi yuko iyo bitekereje kuzana kuko niyo nyine nakomezanyije nayo so nariko ndi within ahubwo bishoboka umunota umwe kuri ibiri I think ndaba mpageze kabisa. Okay, mbabarire vuba pe kuko dada agiye kujya mu kazi kandi wese akaba afite akazi kenshi mbabarire vuba ndashaka ko agenda kubona. Ndi hafi rwose. Okay, kamukopire noneho batanakwandikira. Nta kibazo kamukopire batakwandikira. Take care. Okay, darling. Serge? Injira. Nabitekereje ko ari wowe. Ariko nanone ntabwo nari kukwizera kuri hano hafi. Numvaga uri kumbeye. I'm always, it. Anyway, look nice. Thank you so much. Urakoze cyane. Urasa neza. Umeze umukobwa mwiza. Neza. N'amahoro. None uri guhubura. Ubundi sinabikaga. Urigira amendure. Umeze ute? N'amahoro. Umeze neza cyane. Umeze neza. You always knew for me. Thank you. Nukuri rwose. Ariko ntabwo ndi bicara. Bicara. Ibu boss. Sorry. Nakereweho. Ariko umbabarira urabizi kandi nta ubundi reka mubwire ikibazo cyawe yumi gisobanuro kindi atari imodoka kuko ndabizi ko udafite imodoka imwe none uko tumbwira ngo wagiye mu garage bisone amatswe kuri imodoka wazanye kuko sinzi ukuntu ariyo watekereje kuryo umva gutahinda ni ya indi ya maroon. Okay. Kwayikunda. Arabizi. Biteze umeze ute? Ntabwo wajya kwa sohoka nawe mugende wihangitse. Sibyo. Nende kubitekereza. Navuze ngo Serge ukuntu muzi araza asa neza yambaye neza ikindi modoka. Uraza ufite imodoka nziza. Asijo. Uri guhumura urasa neza. Ndabizi dada yibuze ko kwishimira. Aje avuga ati uyu ni umusore. Nena gutonya. Ubiroto by'umukobwa wanjye. Exactly. Okay. Gusa nanjye biranyuze. Wari gusanga agiye cyo kibazo nari mfite nende kuvuga ngo reka nkubwire wihute. Kugira ngo okay noneho rero. Sisi uratuganira ibintu byinshi tuzaba tuganira. We always talk. Reka rero muhamagare kugira ngo n'amasata aza kumufata tutaraganira. Kwajya mugize ubwoba. I know ko uri strong kandi ndakwizeye. Ubwo rero ndakeka nabwo wagira bwa papa wanjye kandi rero siko no umuntu mwiza urabizi niwe wandi zigiye cyose turahuza kandi sindi nakubwiye ngo umusore yanumye. Okay, but wait a bit. Let me feel what I'm going to. Akunda black cyane se cyangwa akunda muri soft. Akunda muri soft. Amagambo make urumva nyine nkuko wambaye uvuge nkuko wambaye. Okay. Sibyo? It's okay. Breaks. Yikumuhamagara direct si cyangwa uragenda umuhamagara. Oya, ndabonye tubisanzurana ni muhamagara gutya tumva ko mukeneye. Erega wumve yuko like turisanzurana ku buryo nyine nta kibazo utuze wowe arashireta gushima. Okay, it's fine. I know. Okay. Daddy. Yes, my daughter. Kora gushakaga. Okay. Hari igishya?
ndabona ufite umushyitsi. Yes sir. Uraho? Muraho. Amahoro. Amakuru yawe? Ndaho ndashima Uwiteka. Karibu rero. Murakoze cyane. Ndategeka ko utansubira. Okay. Kabwa wanjye rwose no guteta. Okay. Feel free. Okay, ndabona rero wanzaniye umushyitsi. Cyangwa n'umugenzi wigenderaga. Oya. Iri umushyitsi wanjye niwe nakubwiye nshaka kukwereka ko muhura. Okay. Yitwa Serge. Nago amaze igihe gito mu Rwanda. Arangije masters muri Poland. Niho yabaga nyine ni naho yanakoreraga. Sibyo ko yaje mu Rwanda kuko afite amakampani menshi. Nyine afite ibikorwa byinshi yaje kubikomereza hano i Kigali. Poland nafite ibindi nyine ajyayo akagaruka ariko nyine muri iyi minsi ari Kigali cyane. Maze igihe kingana icyo uvuye Poland? Now it's 2 months I think, right? Yeah, now una amezi abiri kuko najyaga nza sometime kubera ibikorwa mfite inangaha ariko ntabwo namaraga igihe kinini cyane kubera amasomo. Poland ni ahantu njya ngenda. Oh, wow. Surtout mu bijyanye n'amabusiness. Okay. Ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Hari shop mfite ibamo ibintu by'ikoranabuhanga. That's good. So muri Centreville hariya. So Poland imeze ite? Maze amezi abiri ntayobokayo. Imeze ite uyu munsi? So far hakonjemo nk'ibisanzwe. Ikindi we are free now because hari ibintu baragiye bafunga bimwe na bimwe bitewe n'abimukira ariko amataxi bagiye badutaxa yose we pay them to komeza business bisanzwe ariko ndavuga burya ntako bisa akanyoni katiba iwe ngo arashyuha nibagirwa wabombeho. So Mutesi rero mwaramenyanye. So is it your friend? Daddy, he is my boyfriend. Sure. Kandi abizi ko uri bumukunda. Serge. Yes sir. You're welcome. Thank you so much. Nanjye nishimiye kuba wabona ababyeyi beza. Mutesi ni umukobwa wanjye. Okay. Niwo mutungo afite ku isi. Definitely, that's good. Urumva icyo bisobanura? Yeah, sure. Yeah. Niwo mutungo afite ku isi. Okay, sir. Mutesi reka mbareke muganire. Urakoze. Ikintu n'undi nashaka umuhura mukaganira mukamenyana kujyana. Ntabwo twahurira hano tuzameetinga somewhere. Okay. Sibyo? Thank you so much, sir. You're welcome. Okay, sir. Mutesi sawa. Okay, sir. Okay. Sibyo kubwira. No kuri mwise munyibeta ngo buzahorira handi. Buriya ubu nyina wari umuntu mukuru. Wabonye ko yagushimye ni nabikubwiye tatangira umuntu mwiza kari gushima akunda ngo bambara. Okay. Akunda ngo bambara gutyo akunda abahungu bavuga amagambo hayi yawe. Mana yanjye nabonye ukuntu yakwishimiye ariko ntuzajya guhora. Mwazanjyana nanjye. It's okay, we shall see. Ariko burya intare ziba ziri buhurire ntago ari ngombwa kuko aho buhagera. Ariko sabimbwira. It's okay. No, come on. It's okay. Nzakubwira. Bishobora no kuba ari na conference on call ukaburi aware wumva ibyo tuganira. Isn't it? Serious. Gusa I'm always happy for you. Me too. Okay. None say, let me ask you or request something. Urabizi ko last time hari deni wangiyemo. Can we go for swimming? Okay. Fine.